Turasutuje bakunzi ba Hard 250 TV, umuyoboro wanyu mukunda cyane kandi tubizi neza ko bafasha byinshi. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro kiza kutwereka imyitozo 10 wakora kugira ngo buri munsi igufashe kongera imbaraga z'ubwenge n'ubushobozi bwo gutekereza neza. Tudatinze rero, nk'uko mubizi iyi si turimo bisaba ko ubwenge bwawe bukora neza kugira ngo ibintu bigende neza, ubashe gukora ibintu byawe neza, ufate imyanzuro vuba, ukora ibintu byawe vuba, ubuzima bwawe bwuzuye neza. Rero mu bintu 10 twabateguriye tugiye kubabwira, ni imyitozo wakora buri munsi kugira ngo igufashe kugira ngo ibintu byawe bizajye urushaho kugenda neza kandi ubwenge bwawe bukore neza cyane. Ikintu cya mbere rero wakora, byibuze ugomba gusoma buri munsi iminota 30. Ibyo ari byo byose wasoma ariko ukaba wasoma. Ibi rero gusoma buri munsi bituma ubwonko bwawe bwakira amakuru mashya kandi bukunguka mu bitekerezo, ku buryo nawe uzajya wumva ufite ibintu bishyashya ufite byo kuvuga. Bituma wongera amagambo ukoresha, ugasobanukirwa ibintu neza kandi ukagira ibitekerezo byinshi. Iyo usoma ibitabo cyangwa inyandiko zitandukanye, ubwonko bwawe bukora cyane, bugasesengura amakuru mashya. Abantu benshi bafite ubwenge bukomeye basoma ibitabo cyane. Twafata urugero nka Bill Gates cyangwa se Warren Buffett. Basomye ibitabo cyane, kenshi usanga basoma ibitabo mu buryo bufatika kandi bavanamo ubwenge bwinshi. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kwitaho. Ikintu cya kabiri rero, ugomba gukina imikino itandukanye isaba gutekereza, ibyo twita ngo ni puzzles games. Iyo mikino igufasha kumva no gusobanukirwa n'icyo ugiye gukora. Mbega gukina iyo mikino bigufungura mu bwenge, bigatuma ukora vuba kandi ugakora cyane. Dufata urugero nka chess. Abantu bakina chess bafasha kugira ngo batekereze vuba, ubwonko bwabo bukajya ku murongo neza, kandi iyi mikino ituma abantu batekereza mu buryo bwihuse kandi bwimbitse. Nababwira ko rero iyo umuntu arimo gukina iyi mikino bituma arushaho kuba umuntu utekereza vuba, agafasha ubwonko gutekereza vuba. Ikintu cya gatatu wakora ni uko wakiga ibintu bishya buri munsi. Hari ukuntu buri munsi uvuga ati njyewe uyu munsi ndashaka kwiga ikintu gishyashya. Urasabwa kwiga ikintu gishya buri munsi, bituma ubwonko bwawe bugira imbaraga. Ushobora kwiga ijambo rishya mu rurimi runaka, cyangwa se ukiga igitekerezo gishyashya muri siyanse, cyangwa se ubumenyi bw'ikoranabuhanga. Iyo wiga ibintu bishya, ubwonko bwawe bukora vuba na vuba kandi bugakora ibintu bifatika. Imiyoboro yabwo ikora neza kandi iyo connection irimo hagati aho ngaho iriyongera. Rero iyo ushaka gukora kugira ubwenge bwihuta, wiga ikintu gishya buri munsi. Gerageza ushaka ikintu uzajya ukora buri munsi kibe gisa nk'aho ari gishyashya. Uvuge ati uyu munsi ndashaka kwiga ibintu bimeze gutya na gutya, ubisome ubyige, bizagufasha. Ikintu cya kane wakora, wakandika ibitekerezo byawe. Hari ukuntu ugira ibitekerezo byinshi kandi byiza ariko ntitugire ahantu tubyandika. Kuriya rero iyo ufashe umwanya wo kujya uvuga ngo natekereje ibintu ukanabyandika, bituma bisa nk'aho bigumamo kandi ugahora ubifite muri wowe. Urumva rero ni ikintu cyagufasha. Kwandika ibitekerezo cyangwa ibyo wize buri munsi bifasha ubwonko gutunganya amakuru neza, bukayashyira ku murongo. Iyo wanditse igitekerezo cyawe neza, utekereza neza ku byo wize kandi bigafasha kubyibuka igihe kirekire, ntabwo ubyibagirwa uko ubonye. Kwandika bishobora kuba ari ukwandika igitabo cyangwa se kwandika ahandi hantu bizagufasha guhuza amakuru yawe. Abantu benshi bafite ibitekerezo byiza rero byihariye bakunda kubyandika cyane mu gitabo. Twavuga nk'uwo bita Leonardo da Vinci, nawe agiye ukunda kwandika ibyo yatekerezaga cyane, byamuvuyemo kwandika ibitabo byinshi. Rero iki nacyo ni ikintu cya kane kandi cyiza. Ikintu cya gatanu, wakora imyitozo cyane cyane y'imibare cyangwa yo gutekereza cyane. Ariko nababwira ko buri imibare ni ibintu bidasanzwe bifungura ubwenge. Imibare ifasha ubwonko kumenya no gusesengura ibintu neza. Ushobora gukora imibare yo mu mutwe cyangwa gukemura ibibazo byihariye by'imibare byateguwe. Hari abantu bafite ibibazo bateguye, harimo n'abafite n'ibyananiranye gusubiza. Nawe ushobora kugenda rero ukavuga ati noneho reka ngende ngire ibyo nkora kugira ngo mbihuze. Ariko noneho ushobora no kunareba ukavuga ngo ese njye noneho reka nicare nkora imibare. Iyo mfashe 5 gukuba 5 ni kangahe, ugahita utekereza utagiye gushyira muri telefone ngo uvuge ngo 5 gukuba 5 ni 25.
wowe ugahita ubikora ku buryo wumva bije, ugahita uvuga ngo ese 11 gukuba 11 ni kangahe, ugahita ubona igisubizo cyabyo. Ese 100 gukuba 100 ni kangahe, utarinze gushyira muri mashini. Ibyo ngibyo bizagufasha rero gutekereza neza no gushyira ubwenge bwawe ku gihe. Iyi myitozo rero nk'iyi ituma ashobora gukemura ibibazo bitandukanye by'ubuzima bwa buri munsi ku buryo bwiza. Rero ni byiza ko abantu bimenyereza gukora imibare, atari bya byo kugenda umuntu akora buri gihe ngo nibakubwira akantu ako ariko kose uhita ukoresha calculatrice. Ikindi cya gatandatu rero ni uko utekereza ucecetse cyangwa se ugakora utuje, ibyo twakwita nka meditation. Gukora meditation ni kwa kundi wicara ugaceceka, ugatuza, ukemera ubwonko ko gutekereza neza. Ufata umwanya ucecetse, utekereza mu buryo wakoramo cyangwa se ibyo wifuza gukora, bigufasha gushyira ku murongo ibyo ushaka gukora, ukazabikora mu murongo utuje, cyangwa se bikagufasha gukora evaluation, ukareba niba ibyo wari washatse gukora warabigezeho. Ubwonko rero icyo gihe bukora neza ko butunganya ibitekerezo ukabishyira ku murongo. Ibi ngibi kandi bigabanya stress kandi bigatuma umuntu yibanda ku byo akora kandi agendeye ku by'ingenzi. Bivuga ngo jya ufata byibuze iminota 10 ku munsi ukore meditation, wicare utekereze neza, ese umunsi wanjye wagenze gute, ese ndifuza gukora iki. Byibuze ibyo ngibyo nubasha kubikora ubwenge butuje, uzagenda bujya ku murongo kandi bizagufasha kugira ngo urusheho gukora neza. Ikintu cya karindwi wakora, gukora imyitozo ngororamubiri. Gukora imyitozo ngororamubiri ni ikintu kidasanzwe mu buzima. Niba utayikunda ndakwinginga kugira ngo uyikunde, kuko imyitozo ngororamubiri ifasha amaraso gutembera neza no kugira neza mu bwonko, bigatuma bukora neza. Iyo ukora siporo nko kugenda n'amaguru cyane cyangwa se kwirukanka cyangwa se gukora imyitozo yoroheje, ubwonko bukora neza kandi bugahorana imbaraga. Buriya abantu benshi bagira imbaraga bakora imyitozo. Nta muntu ukora imyitozo ngororamubiri ubura imbaraga, yaba mu mubiri we yaba mu mutwe we, uko birajyana. Iyo ufite rero umubiri muzima ufasha ubwonko gukora neza, kuko murabizi ko ubwonko buconnectinga umubiri wose. Umubiri wose iyo ufite rero ikibazo n'ubwonko bukora nabi. Rero ni ikindi kintu cy'ingenzi nacyo tugomba kwitaho. Ugomba kwiga kandi ururimi rushyashya. Niyo ngo kwiga urundi rurimi ntabwo bivuga yuko ari ibintu bikugora. Ushobora kuba wumva uzi Ikinyarwanda gusa ugahita uvuga ngo oya ngiye kwiga n'Igiswahili, cyangwa se ngiye kwiga n'Icyongereza, cyangwa se nari nzi Icyongereza n'Ikinyarwanda reka nige n'Igifaransa, cyangwa se ngiye kwiga n'Ikidage cyangwa n'Igishinwa bitewe n'icyo ushaka cyangwa se icyo wumva cyagufasha. Rero bifasha nabyo gukora neza, kuko kwiga urundi rurimi bifasha ubwonko gukora mu buryo budasanzwe. Umenya amagambo mashya, amategeko y'ururimi n'imivugire itandukanye. Ibi bintu byose bituma ubwonko bwibuka cyane kandi bugatekereza vuba. Abantu bavuga indimi nyinshi akenshi bagira ubushobozi bwo gukemura ibibazo vuba no kumva no gusobanukirwa ibintu vuba. Icyo ni ikintu cya 8. Ikintu cya 9 rero wakora, wakwigisha abandi ibyo wize. Ni intsinzi ngiyi ikomeye ku bantu babizi babisobanukiwe. Iyo wize ibintu ukabyigisha abandi, bivuga ngo ni nkaho urimo kubyigaho inshuro nyinshi, birushaho kujyamo kandi ukabifata vuba. Ni ukuvuga rero ni ikintu cy'ingenzi. Niba hari ibyo wafashe, niba hari ibyo wasomye, niba hari ibyo wumvishije, fata umwanya ubiha abandi. Kubiha abandi bizatuma urushaho kubyumva cyane kurusha uko wabitekerezaga. Abantu benshi b'abajyanama rero cyangwa se abandi benshi bakora ibintu bitandukanye, bagerageza gukoresha ibi bintu, ibyo babonye, ibyo basomye, iby'ubumenyi bakabihereza abandi. Iyo babihereza abandi bituma barushaho kwiga kandi bakwiga cyane. Rero ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma twateguye muri iki kiganiro cyacu, kugira ngo mbasabe kugira ngo mugikurikize, ni ugusinzira bihagije. Gusinzira bihagije ni ingenzi ku bwonko. Mu gihe usinziriye ubwonko butunganya amakuru neza ku byo wize ku manywa cyangwa se ibyo wabonye ku manywa cyangwa se ibyo wakoze ku manywa, ukabibika mu buryo bwo kwibuka. Iyo udasinziriye neza biragorana, ubwonko ntabwo ubasha kwibuka, kuko ntabwo ubasha gufata umwanya wo gutuza no gushyira hamwe ibyo wabonye ngo bitunganye bunaruhuke, ufate umwanya wo kongera gutekereza bundi bushyashya. Rero gufata ibyemezo
byiza bituruka mu kuruhuka neza. Abantu benshi bataruhuka neza n'ibyemezo bafata bikunda kuba bitameze neza. Rero umuntu agomba kuruhuka byibuze, umuntu mukuru, hagati y'amasaha 7 n'amasaha 8 yo gusinzira buri joro. Ubwo rero birasaba ko abantu twumva bino bintu, abantu bakamenya icyo bagomba gukora. Turi kugana ku musozo rero, ndagira ngo nkubwire ngo ukwiye kumva ibi bintu. Ese ni iki uri kuburamo? Niba bishoboka uze kutwandikira muri comment tubwire ati njye rwose gusinzira bihagije byarananiye, niryamira amasaha 3 cyangwa 4, cyangwa se umbwire ati rwose ibintu byo kwigisha abandi sinabishobora, cyangwa se tubwire ngo kwiga urundi rurimi nabyo sinabivamo, no gukora imyitozo ngororamubiri byarananiye. Ubwo kugeza aho ngaho nawe urumva ahantu uri buri n'icyo ugomba gukora. Tubwire ati meditation ntabwo nayishobora rwose, nta mwanya wabyo njya mbona, ariko nabwiye ko bidasaba igihe kinini. Cyangwa tubwire ngo gukora imyitozo y'imibare cyangwa se gutekereza nabyo birakugora. Kwandika ibitekerezo byawe byo ufite ahantu mu gitabo cyangwa se mu mpapuro ku buryo ushobora kujya ubyibuka nabyo biragorana. Nusanga rero hari kimwe kubura hano, bizadufasha kugira ngo tumenye neza aho dukwiye gutegura abantu n'icyo twababwira bakora. Rero uraza gushakisha uburyo bwose utwandikira, utubwire ngo ngewe ibintu byose mwavuze ndabikora. Aho ngaho uraba umeze neza. Cyangwa se utubwire ngo ibi bintu ntabwo rwose nabishobora, cyangwa harimo bike nshobora, ubundi harimo n'ibindi ntashobora. Rero ndumva icyo nabibutsa ni uko ugomba gusoma byibuze iminota 30, gukora imikino ituma utekereza neza. Iyo ngiyo iragufasha cyane, ya mikino ituma utekereza cyane. Usabwa kwiga ikintu gishyashya, ugomba kwandika ku byo wize cyangwa se ibyo wabonye, gukora siporo, gusinzira bihagije, ugomba kugira kwigisha abandi ibyo wize, ugomba kwiga ururimi rushya, ibintu byinshi bitandukanye twagiye tuvuga nawe mwabyumvishije. Ndumva rero ikiganiro cyacu twagisoreza aha ngaha, ariko ibi bintu tuvuze ni ibintu by'ingenzi. Ubishyize mu bikorwa, ukabyiga neza, ukabikora neza, ndabizi neza ko ubwenge bwawe, ubwonko bwawe ni ukubutoza neza, wazaba umuntu udasanzwe, abo twita abajeni cyangwa se the genius. Abo ngabo rero ni abantu bakora ibintu bidasanzwe, abandi tubona tukabona bakoze ibintu bikomeye, byo tutatekerezaga. Imana idufashe, kandi Imana ifashe nawe igufashe, twese dufashe n'umuryango mugari wa Hari 250 TV, bose bafashe kugira ngo tubashe kumva bino bintu kandi bizatugire umumaro. Ndabasezeye, mwibuke gukora subscribe kandi muhe n'abandi babashe kumva bino biganiro, kuko ari ibiganiro by'ingenzi byabafasha. Ciao, Imana imuhe umugisha cyane, murakoze.